Hello, turabasuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu zitera telefone gushyuha. Murareba dufite telefone ebyiri nzima n'ebyiri zifunguwe. Ubwo nuvuga ko turavuga ku mpande zombi. Nyuma yuko abantu benshi bakomeje kumbaza icyo kibazo cyerekeranye no gushyuha kwa telefone, nahisemo kugira ngo mbakorere iyi video buri muntu wese yakurikirane, ntutaruke n'akantu na gato, utangire ku musozo urinde uyirangiza, urahita usobanukirwa ikibazo cyo gushyuha kwa telefone iyo ari yo yose. None rero ndagira ngo tuze guhera kuri ubu telefone butoya. Ubu nituburangiza turajya kuri izi nini za smartphone. Ikibazo ni icyo kimwe, ni ikibazo cyo gushyuha. Gusa ku mpamvu z'ubu telefone zibutera gushyuha zitandukanye n'impamvu z'ubu telefone. Aho reka tujye mbere rero. Mbere yuko dukomeza, reka manze mfate umwanya nshimire buri wese ubana natwe kuri iyi channel yacu ya Iga Gukora Telefone Tech College. Nshimire buri umwe wese wakoze subscribe. Nongere nshimire na buri wese ureba video kugeza irangiye, ntajye kuyidownloadinga ahubwo akavuga ati ngereka nyirebe kugira ngo nuyiduha nawe bijye bimufasha. Uwo nawe ndamushimiye. None rero nawe niba uri mushya ku rubuga rwacu, ukaba utarakora subscribe cyangwa se kwiyandikisha maze bakurikirana video yacu, kanda aho kuri subscribe nkuko ureba aka gashushanyo hakabikweretse. Nurangiza gukandaho, ukande kuri notification bar cyangwa se kunzogera kugira ngo uko dushyizeho video uzajye umenyeshwa nta na kamwe kagucitse. Tumaze gutanga video 211. Muri izo video zose zarimo amasomo atandukanye. Umuntu wazikurikiranye uba afite urwego rundi amaze kugeraho. Nawe utarazikurikiranye ajya nyandikira muri comment ambaza ngo none babikora bate, akambaza kandi narabivuzeho. Niyo mpamvu rero mbashishikariza kujya ukurikirana buri uko dushyizeho video. Gusa none hari igihe waba uri mushya utazigeze zashyiriweho. Twazishyizeho mu buryo bwa playlist. Nango umaze kwinjira kuri channel yacu, ukareba kuri view channel, bakwereka playlist. Noneho aho hari software, hari hardware. Iyo ushaka kubikurikirana buri kamwe ku kandi, hari multimeter uko dukoresha igipimo nyine cyo gupima amatelefone. Iyo ushaka kubikurikirana neza rero, ubwo buryo nibwo ubikurikiranamo. Reka wenda manze mbibereke kugira ngo duhite dukomeza, kuko ntabwo nshaka abantu byakomeza kumbaza ibibazo by'ibintu twamaze kunyuraho. So iyo umaze kugera kuri YouTube umaze kubona channel yacu ukandaho, ndagira ngo mbanze mbere ku buryo bwiza bwo gukurikiranamo video kugira ngo atazagira video nimwe ijya igucika. Ibyo bizafasha abantu benshi babaza ikibazo ariko bakabaza ikibazo cy'ibintu twamaze kugeraho. Urareba ahangaha uzatambika ujye kuri playlist. Ahangaha cyangwa se playlist. Urareba haje izi playlist zitandukanye. Iyi ya mbere iravuga kuri all mobile solution FRP. Izo ni kuri smartphone. Ubwo aha hakubiyemo video 14 murahareba ngo umubare zerekeranye no gukuramo FRP. Aha naho ni multimeter knowledge. Hakubiyemo ubumenyi bwigisha gukoresha igipimo cya multimeter. Mureba harimo video zigera muri 9. Bakanze ntashaka kandi byadutinza dukeneye ko video yacu nayo yihuta. Subiye nyuma gato ariko nta kibazo baretweretse multimeter knowledge. Ubwo harimo video zigera muri 9 zitwereka uburyo bwo gukoreshamo igipimo cya multimeter. Ubwo aha wazireba zonyine nta yindi video kwivangiye. Noneho ubwo ukanze kuri play all, bava kuri video imwe bagushyira ku yindi ukarinda uzirangiza zose nta yindi video yivanze mudashaka. Kuko tuba duse video nyinshi ntabwo wazirebera rimwe wenda ngo uzirangize, ariko ugomba guhitamo playlist. Aha ni short, wenda short tuzihorere. Aha ni do it yourself, byikorera iwawe mu rugo. Naho harimo video 23. Ubwo harimo video z'ubwenge zinazerekana utuntu wakikorera iwawe mu rugo kuri phone yawe. Naha ni mobile software, harimo video 42. Ubwo tuhigira icyo bita software gusa nta kindi kintu. Abonye mobile software technical. So ubwo ahangaha ni software irimo gusa. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugira ngo bigufashe kwiga utavangiwe. Noneho ni knowledge in your phones, ubumenyi muri telefone yawe cyangwa se kugira ibyo wungukira kuri phone yawe. Muri video 25. Ubwo ni ibintu byinshi n'ibyo ukwiye kumenya kuri phone yawe
kandi haba harimo iby'ingenzi abatekinisiye bakwiye kumenya ndetse n'abantu basanzwe. None hepfo hariyo smartphone solution only. Aha harimo video 44 zerekeranye no gukora telefone ariko za smartphone gusa. Ndagira ngo mwahabonye. Ubwo wewe uhitamo ugiye kwiga iki, noneho ukamenya uruhande uhereramo n'iki playlist zidukorera. Ahandi mobile repairing courses, amasomo yo kwiga gukora telefone, harimo amasomo 50. Ubwo ni phone ntoya gusa. Masomo ya kutengeneza simu katika Swahili, aho naho twari twazemo aho igiswahili nubwo twagezeho tukabicumbikamo gato. Aha ni mobile repairing courses in English only, aha ni mu cyongereza gusa. Noneho iyo uhisemo uku bigufasha kumenya ese ushaka kwiga kuki. Ubwo nibwo buryo mbabwiye mujya mukoresha kugira ngo bijye bibafasha mwe kujya mubaza ibibazo twamaze kurengaho. Ikindi nibuze kubaha muri video, nibuze no kuvuga ku cyo bita freezing cyangwa se gufreezinga kwa telefone. Ugasanga phone iretse kwikoresha mu gihe wari ufite ibyo uri kuyikoresha igahagarara, ubundi hari izijimye nk'uryo igahita yijima gutya igahagarara pe. Ibyo nabyo turi buze kubivugaho muri iyi video yacu. Nuvuga ngo ntabwo ko tugiye guhera kuri iyi phone ntoya. Iyi telefone ntoya mureba kuba yashyuha bigizwe n'impara kubiri cyangwa se bigizwe n'uburyo bubiri. Hari phone ishyuha ari ukwicaginze kuri chargeur gusa, ngo iri ku muriro nibwo yishyuha. Ubwo icyo ugomba kudiringa nacyo ugomba kudiringa na charging ice, ikindi ukareba na charging system cyangwa se akatwinjizamo chargeur ducaginga. Hari ukundi gushyuha y'uri kwikoresha, nabyo bigizwe n'impara kubiri. Hari ugushyuha ikamara umuriro vuba, hari no gushyuha gusa, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ngo iyo iri gushyuha gusa igashyuha muri uru ruhande, uba ukwiye kuyifungura ukamenya nihe hari gushyuha nihe hari gutwika. Ubwo uzayicaginga, ariko ubwo aho ndi ku ruhande rw'abatekinisiye. Ubwo uyicaginga ariko akaba wagakuyeho, ugafata kuri aka ka ice akangaka ni ka charging ice, ukumva niba gashyushye. Twabigishije gukora ntuzakozeho urutoki rwawe gutya ngo urutsinde kuko rushobora gushya, ahubwo uba ugomba gukozaho gutya buhoro buhoro ukumva nimba hari ubushyuhe. Iyo usanze ubushyuhe buri hano, igisubizo nta kindi, uzabanza upima aka resistor wumve urebe niba ari kazima. Nusanga ari kazima uzahita ukuraho iyi charging ice nta gutindiganya. Hari niyo uzasanga iyi charging ice ifite akamenyetso kerekana ko yahiye, wenda kameze nk'akadomo mbese gato ariko kari kwerekana yuko yagize iki yahiye. Ubwo nta gushidikanya uzagakureho ushyireho akandi, icyo kibazo kizaba gikemutse. Ahubwo n'igihe umaze kumva ko ishyuha. Hari igihe noneho ishyuha uku igashyuha ariko wafata ukumva harakonje, wakegeza ahangaha aha ukumva niho hashyushye cyangwa aha. Uba ugomba kugenzura muri izi ice. Murareba ahangaha nari mberetse haringaniye na power ice y'iyi phone. Akenshi nayo iyo yahiye hari igihe usanga ifite akamenyetso nangwa itagafite, gukoraho nani kwa kundi mberetse, ugukoraho kano kabati noneho ugakuraho ukumviriza ahari ubushyuhe. Gusa iyo ari ahangaha atari kuraka ni kuri power ice yayo. Umuti ni ukuyikuraho ugashyiraho iyindi. Utabizi uhindura agatanda, kandi guhindura agatanda ntabwo bikiduteye impungenge kuko naberetse inzira nziza dukwiye kwifashisha zitabasha kutugiraho ingaruka. Ubwo icyo kibazo muri phone ntoya nugikora uzaba ubikemuye. Ikindi gishobora gutuma ishyuha ni igihe wenda yaguye mu mazi ntibayihanagure neza, ariko nabwo icyo gihe ishyuha ahangaha ni utu cyangwa utu ngutu. Ubwo ni ukwahanagura gusa ukahakorera isuku, yose ukayikorera isuku, ubundi ikibazo kikaza kuvamo. Ubwo aka kantu tubonye ko igisubizo cya mbere ni ugukuraho aka, ikindi ni guhindura power ice, utabishoboye wahindura agatanda, ikindi ni uguhanagura muri ubu buyira bw'amatara iyo usanze aribwo buri gushyuha ariko bitageze kuri za ice zacu. Ubwo kuri iyi phone ho murumva ikibazo gikemutse vuba mu buryo bwihuse. Noneho nitugera kuri ubwo nizere ko iyi nzima tuyivuzeho hamwe n'ifunguye. Igihe cyose uzaba ufite telefone yawe, ubwo ni ku ruhande rw'abakiriya nanone, tuvuye ku ruhande rw'abatekinisiye. Igihe uzaba ufite phone yawe wayifata ukumva irashyushye, nubwo itamara umuriro vuba,
nubwo itagira iki, ntukayizere, ntukayibike mu mufuka ngo wumve ko ubitse telefone itaguteza ikibazo. Isaha iyo ari yose bishobora kuguhindukana ikagutwika. Turababwira abantu ntibabyumve, ntibabyemere, ariko hari igihe ishobora kugutwika. Wenda ntabwo byaba binini cyane nk'ibyo iyi yagukorera, ariko iyi nayo ifite ikibasha kugukorera. Ugize umwaku, iyo cutted circuit cyangwa se izo circuit zahuye zikaza gukubitana na bateri, umuriro muri bateri iyo bihuje ushobora kukugiraho ingaruka utateganyaga. Icyo ni kimwe. Noneho turajya kuri smartphone. Iyo turabivugaho byinshi biruta iby'aka gatoya. Nkomeza kukwibutsa niba utarakora subscribe uyikore, kandi ujye ucaringa iyi channel bagenzi bawe ushaka ko bamenya, ko bagira ubumenyi. Nubwo baba batari abatekinisiye, mwabonye ko dufite playlist zerekana n'ibindi bintu by'ingenzi umuntu akwiye kumenya kuri phone bireba abantu muri rusange. Noneho rero tujye kuri smartphone. Nayo turabanza tuvuge kuri zombi, kuri ebyiri nk'uko zose zihari. Murareba smartphone iyi ngiyi ifite app nyinshi zitandukanye. Ubwo tugiye kuvuga ku mpamvu zituma ishyuha. Ubwo kuri iyi turavuga ku mpamvu zituma ishyuha ariko ari nzima itarapfuye. No kuri iyi turavuga ku mpamvu zituma ishyuha ariko yarapfuye. None reka duhere kuri iyi nzi. Nuvuga ngo iyi phone murebe iyi ngiyi ifite CPU, processing unit. Noneho ikagira n'icyo bita GPU. Ariko GPU ntabwo bashyizemo muri hardware, ahubwo bayishyiramo integrated, ifite aho ihuriye na CPU. Ubwo bimeze nk'aho bikorerwa hamwe. Mu gihe hari phone ariko zifite imbaraga cyane, ntabwo zikunze kuboneka iwacu, usanga zinahenze. Niyo zaboneka zifitwe n'abake, usanga nabwo bafite GPU. Iyo GPU ni graphic processor unit. Iyo graphic processor unit niyo ifasha telefone gufata ifoto ukaba wayikesha yari yijimye, niyo igufasha kuba wafotora ahantu hijimye ariko hakaboneka umucyo, niyo igufasha mbese ibintu byose byerekeranye n'umucyo muri phone niyo iba ishinzwe, iyo graphic processing unit. Noneho ibyo bintu uko ari bibiri, CPU muri phone zimwe usanga n'ubundi ifatanijwe n'iyo GPU, na phone usanga zitandukanye zifite zombi. Ibyo ni ibintu bikoresha phone. Bavuga ngo CPU kuko imeze nk'umutima ukontorora phone, ibintu byose bihakorerwa, uko ikora ibi igakora n'ibi igakora n'ibi, CPU niba iri kubyakira. Mbese bigeranye n'umuntu uri kwiruka ariko yiruka cyane. Muzi ko ajya agira icyo bita ibyunzwe bituruka mu bushyuhe. Noneho iyi phone impamvu mvuze ngo ni nk'umuntu ukwiruka cyane, iyi phone mureba ntabwo app wafunguye aba ari iri gukora gusa, ahubwo hari izo bita background app. Bavuga ngo ngiye kubaha urugero, ndi gukoresha YouTube, ariko nubwo ndi kureba video kuri YouTube, umuntu anyandikiye kuri WhatsApp namenya ko anyandikiye kuko data na WhatsApp iri gufata kuri data. Umuntu anyandikiye ku zindi mbuga afitemo zose no kuri Facebook n'ahandi, n'ubundi ndibuze kwakira ubutumwa. Icyo nicyo bita background app zikorera mu ruhande. Izo nazo ziba zinywa kuri bateri, ziba zinywa ku muriro wa bateri. Ndagira ngo tujyane. Nuvuga ngo aho tuvuze ku bintu bibiri. Hari uko bateri phone ishobora gushyuha ikihutisha n'umuriro. Ibintu bibiri nshatse ngo bikuriremo rimwe. Nuvuga ngo bateri ishobora kuba ari nziza pe, ariko ikamara umuriro vuba bitewe n'izi background app. Wenda reka ngerageze kwibereka kugira mu byumve, wenda ture nk'iyi YouTube. Ariko nshaka duhere kuri kuko nzi katajya kanywa bateri. Rero kanika secure VPN. Ukanzaho kungukaza kuri app information, ukamanuka hepfo, reka nyibegereze, hariho no battery use since last full charge. Kuva bateri twayicaginga ikuzura, iyi app ntabwo yigeze ikoresha iki bateri, nta muriro wa bateri yakeneye. Areba while active user used for 0 minutes. Batweretse ko iyi app ntabwo yigeze ikoresha kuri bateri yacu uyu munsi. Ayibonye no battery used since last charge. Nuko ngo aha ni kimwe. None ka tugeranye ni wenda YouTube muri kuyireba, reka ngira uko nguko tujye kuri app information. App information uraza hepfo kuri used since last full charge. Iyi yakoresheje 17%. Nabibonye 17%, active for 10 minutes. Mu minota 10 yahise ikoresha 17%. Ubwo iyi ngiyi bigaragara ko yatuma bateri ishiramo umuriro vuba,
noneho ubwo iyo ukanza app can use battery in background, ahangaho nshobora kubifunga, ariko bari kumwe ngo kubifunga ntabwo nzajya nakira notification cyangwa se amamenyesha mu gihe wenda hari ukoze subscribe cyangwa se mu gihe hari ushyizeho video nshya, ntabwo namenyeshwa, ubwo nshobora kubihagarika ahangaha. Icyo ni kimwe. Uru urugero nkweretse kugira ngo uzarebe app zikora in background, ujye ubanza uzihagarika kugira ngo zitajya zangiza bateri. Iziri ngombwa ariko izubona utari ngombwa ko ukeneye notification, izo wazihagarika. Hari app tudakeneye ko bajya baduha amamenyesha. Noneho icyo gifite aho gihurira no gushyuha kwa telefone. Ni ukuvuga ngo kuko iyi app tuzi ngo turi kuyikoresha yonyine, ariko hakaba hari n'izindi ziri gukorera muri background cyangwa se inyuma, ubwo bituma phone ifatwa nk'aho iri gukora ibintu byinshi. Noneho akaba ariyo mpamvu izi smartphone umuntu mbaza ngo none ko zishyuha ngo nayikorera iki, ngo hoya ngo smartphone zose ngo nuko biba bimeze. Kandi koko impamvu ni uko ziba zikora ibintu byinshi ariko icyarimwe, izi tuzita tasks. Noneho icyo ni kimwe. Ikindi tuvugaho, ubwo twahereye kuri nzima n'iyi turayijyaho. Ikindi tuvugaho, iyi phone iyi mureba kuyikoresha icometse ku muriro ni ikintu cya mbere kibi, kizangiza bateri kandi n'imikorere ya phone. Nuvuga ngo ukayikoresha ugahamagara, gusa guhamagara byo ni bibi kurutaho, kuko guhamagara, iyo uhamagara phone ugahamagara phone iri kuri charger, nuvuga ngo ukimara gufata kuri phone iri kuri charger gutya, connect y'amaraso yawe aba yamaze kwiconnectinga na phone. Noneho guhamagara isaha yari yose bishobora kuguteza ikibazo, wenda ntabwo bikunze kuba cyane ibi, ariko ni bibi ndetse no ku bwonko, hari abatabizi. Uretse n'ibyo no kuyishyira hafi ku musego aho urara, nubwo abantu benshi babikunda ugasanga niyo yisegura, ni bibi cyane. Noneho hari n'abakabya akayicaginga ikanarara ku musego, icagingiye ku musego, isaha yari yose bateri igize ikibazo cyari muri izi phone nini, hari igihe byagukorera icyo utatekerezaga. Noneho ubwo mu mikorere ya phone rero twari tuyibereye ku cyo gucaginga, wenda ibindi bizavugwaho ikindi gihe. Iyo phone uri kuyicaginga ukanayikoresha, nuvuga ngo iyo ducaginga phone mu busanzwe yakira ibifite ubushyuhe, ariko ubwo bushyuhe buba bugarukiye ahangaha. Ushaka zabigenzura zabyumva. Noneho ubwo bushyuhe bukeya ibifite, iyo ugerageje kuyikoresha, ubwo na CPU igiye gukora, nuvuga ngo power IC iri gukora ndetse iri gukora cyane, na bateri iri gukora. Noneho nawe ugiye gukoresha na CPU, ubwo phone impande zayo zose, IC zayo z'ingenzi 3 zose ziba ziri gukorera rimwe. Ibyo bitera ubushyuhe ariko bikaba byakangiza bateri. Ikindi niyo mpamvu ubona na phone nyinshi ziba zitagifite imbaraga, zikunda gufreezinga. Iyo nayo ni ingaruka iterwa no gukoresha phone icaginzwe ku muriro. Ikindi kigomba gutera ubushyuhe kuri izi phone, ni ukuvuga ngo iyi telefone mureba iyo yangiritse ikangirika, wenda bateri ubwayo ikaba itari kubasha kwakira umuriro, noneho urayicaginga, wayicaginga igashyuha, kuko charging system ni nzima, ariko biri kugera ku muriro bikabana kuri bateri. Ibyo bijya bitera ubushyuhe ariko iyo icometse kuri charger gusa, ahandi ntishyushye. Noneho rero ndagira ngo tujye ku muti w'iyi phone. Ni umukiriya akubajije inama, kwikeneye inama, ntabwo ukeneye gukorwa n'iyi. Iyi ngiyi hari ikintu cyo gukora, ubwo nabwira umukiriya nkabwira n'umutekinisiye. Iyo ishyuha, iyo uyikoresheje cyane, bisobanuye ko CPU yayo ifite sinzi uko ndabivuga mu kinyarwanda, mu mbabarire, ifite imbaraga zigenewe z'ibyo ikwiye gukora. Ni nk'uko umutima w'umwana muto ufite ibyo utekereza, uw'umuntu mukuru, mbese ufite ibyo utekereza nk'ibibazo, uw'umuntu mukuru ukabona ari ibintu byoroheje. Nuvuga ngo ushobora guhura n'umuntu ugasanga afite utubazo 2, ariko ugasanga uko ameze asa nk'umuntu ufite ibibazo 1000, ariko wahura n'ufite ibibazo 1000 ugasanga yiturije nk'ufite 2. Ibyo ni nako CPU, ubwo nshatse kubishyira mu kinyarwanda kugira ngo tubyumve. CPU processing unit nayo ntabwo zingana, ziratandukanye bitewe n'ubwoko bwa telefone. Wenda zaba modeli imwe zikaba MTK, zikaba SPD, zikaba Corsair, zikaba LDA, n'izindi na Snapdragon n'izindi, ariko ntabwo ziba zinganya imbaraga. Uko phone ihenze niko ufite CPU nziza kuruta telefone ihendutse. Noneho hari CPU zitabasha kwihanganira gukoreshwa cyane
cyane ndetse ufunguye data. Nuvuga ngo iyo dufunguye data CPU ikora cyane, cyangwa se mubizi kuri internet CPU ikora cyane cyane kuruta iyo tutari kuyifungura. Niyo mpamvu phone nyinshi ushobora kuba idashyugiye ikoreshwa, ariko wafungura mega igashyuha. Noneho icyo gukora icya mbere, phone yawe uba ugomba kuyiha igihe cyo kuyiristatinga. Ntabwo mvuze kuyiformatinga yose, ahubwo ni restart. Mwareba hari reboot, hari ukuba twayifunga no kuyirobotinga restart. Uba ugomba kugera igihe ukabikora kugira ngo yongere igire imbaraga. Kuristatinga telefone cyangwa se kuyirobotinga bitandukanye no kuyizima. Ngo iyo uyijimije urezimye ukongera ukayasa bisanzwe, ariko reboot cyangwa se restart bitewe na phone ko hari izandika restart, ubu yigarurije busha. Ngo buyongere, nuvuga ngo ni nkuko umuntu yaba yarushye akiyuhagira, wenda nibwo murabyumva ahari. Nuvuga ngo phone uba ugomba gufata igihe ukayiristatinga cyangwa se rebooting kugira ngo yongere igire imbaraga muri yo. Ikindi uba ugomba kujya muri junk files, bya bintu junk files yabamo app, yabamo video, amafoto, ibintu usanga dufite inshuro nyinshi. Ibyo ngibyo ukabisiba, kuko hari phone yikorera ibintu byinshi nabyo bikayitera gushyuha. Ikindi uba ugomba kureba izi app udakoresha ukazisiba, n'izindi zidakeneye kureba notification ukazikuramo battery background. Nuvuga ngo ntuyemere kugikoresha battery ukayifunga, byaba ngombwa ukayifunga no kugikoresha data kugira ngo bijye bigabanya ubwihute bwa MBs zawe. Noneho icyo umaze kugikora, hari ikindi gikenewe kugira ngo phone ibe itunganye. Nuvuga ngo iyi phone yishyushye cyane, gukomeza kuyikoresha uzabigenze neza wumva urutoki nk'uru nguru hari ukuntu utangiye kuzamo akabazo ko kumva rurashyushye, wakozeho gutya kumva rutameze neza. Wenda ibyo waba utarabigira, ariko ku bantu bakoresha phone cyane ibyo babigeraho. Ukumva izi ntoki neza zarushye, wakoza muri telefone ukumva isa nk'igutwika, ukumva ntushaka kuyikoresha. Icyo gihe biba bikugiraho ingaruka ahangaha kuri urutoki. Noneho icyo gihe ntabwo ukeneye kuyikoresha, nta nubwo ukeneye kuyicaginga. Icya mbere ukwiye gukora, ukwiye kubikora restart, warangiza ufite fan aho ngaho cyangwa se ventilateur ukaba wayihuhera uwo mwuka kugira ngo ibanze kwakira ubukonje, CPU igaruke yongere ikonje. Ikindi kintu wakora ni ukugabanya brightness cyangwa se umucyo wo mu kirahuri cya telefone, ukagerageza ntujye uhora wongeje umucyo cyane ngo ibigaragara cyane, nawe ukajya uwugabanya, nabyo birafasha. Ako kavideo rero kagiye kukwereka uburyo washyira kuri fan. Ntabwo bivugitse ngo uzabanza uyifungure, murare icyo nari nkuyeho naga kava gusa. Ubundi ukayiha ubukonje bwa fan, noneho CPU ikongera igashyuha. Wakibaza uti ibi byavuye. Ntuzagenzura neza computer nyinshi zose, nibushaka nako kantu uzakamenya n'ujya kugura computer, ugomba kumenya ko computer yawe irimo ka fan imbere. Ako ka fan kabamo imbere iyo ishyushye, imaze gushyuha, processor yayo cyangwa CPU gahuha umuyaga kakayihoza, noneho ukabasha gukoresha computer. Nubwo wayikora wenda ukumva kuri keyboard zirashyushye, ariko ubushyuhe buba bwagabanijwe. Ubwo nibishoboka hari na phone bazazikora zifite ka ventilateur cyangwa se ka fan k'imbere kabigenewe, nk'abantu bakoresha izi za I mean za invanta. Nuvuga ngo invanta wenda hari abatayizi, abantu bari ahantu h'amashanyarazi cyane benshi usanga batazizi. Invanta ni igikoresho cy'icyuma, wenda gibasha kuba kingana na gani cyangwa se ari gato kuri yo, gifata umuriro. Ubundi tubara umuriro wa solar, tubara kari volte 12, irawufata ikawuhindura volte 2400 cyangwa se ubwo iwuhindiye amashanyarazi. Iyo invanta murumva ni akantu gato, ariko kaba gafite imbaraga, gakora imirimo ikomeye. Abatekinisiye bibereye ahantu hatandukanye nta bamwe ntibabizi. Hari aho ugera gukorera bikagusaba ko uza kugura solar nyinshi, ukagura battery ifite imbaraga, umuriro wose ubasha kuguhaza, ukatsa gani, ukagira ibiki, ukawigurira. Wamara kuwugura ukawushyira iwawe. Wamara kuwushyira iwawe, icyo cyuma kikaba kizajya gifata uwo muriro wa solar kikawuhindura ugahindukamo umuriro w'amashanyarazi. Ko atari umuriro w'amashanyarazi nk'iyi fan urugero, ntabwo yakwaka nta mashanyarazi keretse iyo ukoresheje iyo invanta.
iyi ntuza izigane dukoresha nayo ntiyakwaka nta mashanyarazi keretse iyo ukoresheje imvanze. Icyo cyuma rero nicyo nshatse kubaheraho urugero cy'ubwaki imbere harimo ka fani kikaraga gatoya, iyo ishyushye iyo ukuyakije gahita gatangira gukora kakikaraga, noneho telefone ubwo noneho iyo imvanta yagishyuha kagakonjesha, yashyuha kagakonjesha. Niyo ide rero nari ndi gutanga ngo wagira ngo na fone bazagashyiremo bagira ahantu bagaseseka nitujya dufungura telefone kajye gakora, kuko ubushobozi babushobora gatoya kandi kabaho tu. Noneho ubwo urwo n'ubundi byo nari mbese bukoresha kuba wakoresha fani kugira ngo fone yawe ibanze ikonje noneho ubone kuyikoresha. Benshi rero ntobazi uzi ko fone ishobora gushyuha igashyuha ariko byakabye ukabona iguhiriye mu ntoki. Najye murareba wenda reka mgerageze bareba nk'aya mafoto ahangaha. Izi ni fone zagiye zishya zitwitswe no kuba igashyuha nyine akabona ari ibintu bisanzwe. Mu busanzwe hari ugushyuha bitewe na CPU. No CPU ishobora guhita iturika ariko yaturika bigakominika na bateri. Kandi iriya bateri yituritse usanga ari 500 amu ituritse, ubwo nyine urumva iyo uyifashe mu kuboko gushobora gushya kuva kukagera ahangaha hose kuri gushya. Ubwo reba ukuboko kuvuye ahagushya kukagera urareba yuko ubuhiye kabisa. Noneho fone ishyushye burya uba ukwiye kuba uyihagaritse kuyikoresha, byaba byiza ukayiristatinga cyangwa kuyirubotinga cyangwa se kuyizimya. Ikindi uzajya ukora nijoro akenshi ujye ukunda byibura gufata umwanya uzimye telefone ye kuzajya ihora yaka every time byibura nijoro ujye uyizimya amasaha runaka wongere uyatse nayo yabanje kuruhuka, kuko nayo ifite CPU iba ikeneye kuruhurirwa mu mikorere. Icyo ndumva cyumvikanye. Ni ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo agerageze agabanye ubushyuhe bwa fone. Igihe ishyushye ikirutaho, igihe ishyushye jya ugabanya imikoreshereze yayo, ugabanya ibintu biyigize byuzuyemo, niba ari amavideo, niba ari ifayiro birimo inshuro nyinshi, mbese ijya ibaho ariko ituzuye ngo yitsindagire, iba ifite umwanya uri free space. Icyo ni kimwe kuri iyi ngiyi. Noneho aha tuvuzeho iyi ngiyi yo mureba nabwiye ko mbaheraho urugero. Hari fone ishyuha ariko akaba atari ikibazo kizakemurwa n'iki. Ngo iyo fone ishyuha kangerageze kureba ko nagira utwo berekeraho urugero. Murareba nk'ifite ka ice ka charger kayo, reka turebe aho aka na ka wifi, reka ngire ako nshaka mberekeraho. Reka wenda turebere kuri iyi. Murareba iyi ngiyi ubundi iyo tumaze kuyicomeka umuriro kuri charging system uva ukaza kwakirirwa ino ugakomeza agatanda nshaka gafite charging ice aha hepfo naka ndabona ntayiriho. Ni ukuvuga ngo charging ice iyo yangiritse cyangwa se yagize ikibazo, reka tuyishakire ahangaha. Iyi phone ishobora gushyuha bitewe na charging ice, icyo ni kimwe. Ikindi ishobora guterwa na power ice. Power ice uzayimenya yuko ibizungurutswe n'ubu 3 kids cyangwa se ubwana butatu. Mu cyongereza babwita ngo ni 3 kids, mu Kinyarwanda ni abana batatu n'utwana dutatu, niko twitwa. Utagira ngo ni ibintu nihimbiye, ahubwo niryo zina ryatwo. Murareba yahiye, uyu mutima wayo, power ice yarahiye. Utu twana dutatu rero nitwo uzasanga tuba tuyizengurutse akenshi. Hari n'uzasanga ituzungurutswe n'utumeze ukunguku nkaka. Noneho utu ngutu iyo uhakoze ukumva harashyushye, iyi power ice niba yarangiritse ushobora kuba wayikuraho, waramutse wabona indi ukayishyiraho ubizi byafasha. Utabizi ushobora kuyihindura board, yaba nta board ubwo nyine nawe urabyumva. Iyi ni yaso speed room, iyi ni CPU cyangwa se processing unit. Iyi ngiyi ni iyi RAM, random access memory. Nuvuga ngo iyi ngiyi iyikoze cyane, kuko ibintu byose ibi byose ureba bigakora iherezo naha muri CPU. Yaba ari umuriro, yaba ari voltage, byose bimaze guhurira aha, CPU niyo yongera ikabigabira mu bindi bice bitandukanye, ikabigabira kuri simukadi radio voltage zingana iki kuri he hose, iyi CPU nibi byikoreye. Noneho mu gukora cyane hari igihe ishyuha ariko itarahiye, ahubwo ishyuhijwe n'uburyo nababwiye. Ariko iyo akenshi phone nk'izi tuba dukwiye kubanza ukamenya ahashyuha ni hehe, noneho aho hashyuha ukareba niba ari akuma gakurwaho
ukagahindura, n'igihe uzasanga ari resistor ubwo uzayikuraho ushyireho indi. Noneho ishyuha ikamara umuriro, ubwo nanone biba bitandukanye n'ibindi. Niba ishyuha igahita inamara umuriro, uzabanza uyigenzure ese byibura umunsi wose wirinde gufungura data, uyikoresha udafunguye data cyangwa se network ya internet, nibwira utayifunguye ukabona idashyushye, mbese we igakora bisanzwe, guhamagara y'aba contacts, ibintu nk'ibyo bisanzwe, ntufungure wifi, ntufungure data. Ubwo iyo iramutse ishyushye ibyo utabikoze, nta n'ibintu byinshi wayikoresheje, egari iyo phone iba ifite ikibazo. Ariko iyo nta kibazo ifite, ntabwo ishyuha, iguma gukonja ahubwo ikajya ishyuha ari ukuri kuyikoresha kuri internet. Ubwo uzamenye ngo nizo mbaraga za CPU yayo, ubwo nta kindi waba wayikorera. Iyi video rero niba uyikunze kora subscribe, kandi hari ibidasobanutse kuko umuntu ashobora kuvuga byinshi akagira bimwe yibagirwa, nabyo byari iby'ingenzi aba akeneye kubabwira. Ubwo hari ikibazo ufite watubaza kugira ngo hari icyasigaye tubonereho kuzagisubiza. Bye bye, murakoze cyane.